rebera mu idirishya hano se ko mbona umva se hano se ko mbona umva se wakene dore ubushize yaturungurukiye mu hano nanga yaturunguye dore naba wanyine ureka tukumange nta ntebe bagira nta aderese bagira wazaba barabisohoye mu nzu ntabwo umutinganya apfa ku bantu bose abonye cyangwa bamwemere umushinwa ari ugushubije rwaha umushinwa bari kumbwira ngo nimero ngiri inyuma y'igihugu ngo ize out of air aziye kumutera n'indazi uriya muginga ko yabaye umusazi se sawa ubundi simamagariye ikimani ko mba mbona ntari mutera ubundi se amufata ko mbona nawe ari ikirumira habiri tuganire nje mu mahoro uravugana ubundi uravugana umamagaye uzi neza buyahagije ahubwo mwagiye muri honeymoon mwagiye Miami mwagiye Zanzibar muri Rubavu muri se nguze mu rugo tuganire je ntabwo ngubu watukumbona kubera ko iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongere ngwikaza dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda rwanya bwakaza muri gisho rya Rwanda gasika mutoro za sane migoroba samatera gacyaga cyagasa mbundi cyo kuri Manzi Innocent TV birebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'ibutari wayikora cyane wayikoza na kwinyango usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye sika ntagire mpere zikaza abakunzi bacu wo muri Amerika Asia Afrika na Australia bari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'abari imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru y'ingerazuba burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi tutazahwema kurusigasira ndetse no kurufata neza mwabantu mwe uyu munsi ntabwo ndi ngenyine turi muri quartier ndi kumwe na mama Franga mama w'abapampe none se mwana meze bitezaho turi kumwe ndabyumva bwuraho yagenda neza turi kumwe ndabyumva ko tubadusuhuza n'abadukurikiye cyane cyane jana kuri zacu nishiti za Innocent urumva cyane gore nese mwana hano ubu tugiye koko ahantu rero tugiye navuze ati ntago nakijyanaho ngenyine ubu tugiye kureba nk'umubyeyi barangiye nifashe gutya nimba ibyo nabonye nifashe agakombe nk'agabebero babwira bakita agakombe kaba niba jenge ibyo nabonye nimba ari byo cyangwa nimba atari byo nkenera kugira amakuru yimbitse mbimenyaho nanabyirebere na nyirabyo nyirubwite wabikoze mwibarize nimba ibintu yakoze ari byo cyangwa se atari bya bindi byagatwiko nyirubwite n'indereza Sadunda yakoze ubukwe ejo bundi n'uwitwa Satani Kayusi nimba Sadunda kwirukana umugore we basezeranye se barasezeranye bakora ubukwe yewe maretse koza kuba baruka kubasura babana barankubise n'ubudare nakorejemo burwaye nje narakubiswe bankubita imifuka bankubita bambaye za papa zira zabana nabisanze mu mufuka bari bafite bankubise ngo nizenda kunyica nirutse zinuka zariza ubwo zari zaku ariko nirutse zigera zinuka kuko zikamera nk'igishanga niko barankubise ngenda zinuka ndavuga nabahambiro sinzagaruka kubareba ariko ntago burya umuvane nk'abagoye urengeye mbareba mureba ko Innocent nta n'ikindi birashyira bigashyira hejuru ibyabaye cyangwa ibizaba bikaba Sadunda yakoze ubukwe ndibaza nawe wibaze ese Sadunda gufata kirukana umugore we zari intandaro zo kugira ngo akore ubukwe ubundi wamusezeranyije ninde ko Innocent bari barasezeranye bari abatinganye basezeranye ntago bagomba kubaza abandi bari badaca mu mategeko sinzi ntago mbisi menya badaca mu mategeko rero navuze nti ngenda kubwira
tujyane aho hantu wora nahazi shanda hasi ugenda uhanyereke numara kuhanyereka bongera bankubitaho ko barabatera nta muntu uri bugukoreho nawe je numara kuhanyereka nibarize Sadunda n'uwo muvandimwe wiwe cyangwa se n'uwo mugabo nimba ari umugabo we nimba ari umugore we waruzi ikinyarwanda wagishyize n'umugabo naga ari umuvandimwe wacu n'uwo mugabo we urumva bibarize neza ese ibintu bakoze nibyo cyangwa ya filimi bakinaga oya nibyo hari se tubizi tugende we ninzi nyine bacamo hano guri ko gera bari abatinganye makubita kubifite ubwoba cyafite ubwoba bwuzuye ipantaro bwuzuye nene ubwoba nta nutabugira kuko ngiyewe guhora ndwana nabo niyo mpamvu ntaherukaga no kujya kubareba umva se tore banyura oya wikira ubwoba baba ngo uhagarariwe n'ingwa agira uti aravoma uramagarariye ndaguhagarariye uhagarariye n'ingwa aravoma surugabo ruri kujya abone ndabizi kwe Ndi manda yabazana Sadunda ba urahazi wo gipango ya mama mesha haje gipango ya amiryango myinshi aje urakubitwa naye nabibonye impunzi zakunutse ariko buranje sinkubeye bara abantu muri naye navuze ko ngiye ntazongera no kubataka oya nago twabareka ariko njewe nkeneye kwimenyera ukuri nubwo bari byabaye nabantu bacu sibyo ngo nabantu bacu abantu bacu nago twabatererana urumva wowe rero bacu ucaye sa nkuko ngiye mbona ntazana hari ni mu makaro twicire ducazi cyaduca kaduca mwana ko guca nyuma y'indabo kandi turi guca mu bantu nubone nza nanyuzingi unyizanga nanyuza arano ko bitoroshyera ndacyabasha kuhaterera nkuzamura nkuzamura kunzamura kuko inkone zabo zaranjahaje ubwo ngubwo mfite amatsiko pesi nkubeye bimuka buri munsi dore bejeje n'ibitoki benya baranubatse urugo rugakomera akanya baba bateye ibitoki vuga ahubwo naho bakubusha baraguze umenya barahaguze niko numvisha bayakuye tinganye ngafite abantu babaremera batinganye bagira abantu babaremera ariko ngiye bira bintu byarancanze binamvanga mu bwonko urumva nkaho bitavanga Sadunda kwirukana umugore we akagira cyane kubarana ubundi barabantu gusezerana barabibemera batinganye gusezerana warigeze usezerana ko muri kujyana nkwazo waritse nkagutungira urutoki mwana ngiye gukubitirwayo rero njewe nibaza nimba kufata kirukana umwana yijijisha ngo mu kibazo nasha ikibazo ngo ni jari dore reka nkubwire ni hari ya ruguru simba nabari no gufurasa wazabana hari ngo wasanga bari barahari giye tugende tugereho urabona ko bima bafura yagenda oya tugera amatsiko nkamenya nkeneye gushira amatsiko dore ni hari ya mana kubita wereka magutungira urutoki no muryango nakubwiye ngo uhagarare n'ingwa agira ati aravoma Sadunda ntiyanesha no mugabo wundi buriwe nta kintu yazambye ni ko muryango ni kuyi muryango twabushize andebra mu idirishya reba siko baracyarimo mbona se nta bantu barimo barimo nago babona amadani hano na musisi komange nyine reka dukomange twebwe nitumara gukomanga nimba baza kudufungurira baze tuvugane nabo nje urakomanga nanye ufite ubwoba bw'iki ndabafite mana hakubita inkoni nyinshi mwana kibaza ahubwo ni kimwe nuko ushobora gusa rebera mu idirishya hano se ko mbona umvaze hano se ko mbona umvaze wakintu dore ubushize yaturungurukiye mwana nanga yaturunguye dore naba wanyine reka dukomange inzu nta muntu yirimo pe suraba mbona nta n'umuntu urimo ntabarimo se nimero yiwe uretse bavuze ngo baguze ngo yigira kuri cyangwa hani wacu ngo hani wanje barabapanga hasi baza barabyirukanye tinganye subundi nta ntebe bagira nta adresse bagira waza barabisohoye mu nzu kana gumutinganya apfa ku bantu bose abonye cyangwa bamwemere umushinwa ari ugushubije waha umushinwa nimba bari kumbwira ngo nimero ngira inyuma y'igihugu ngo ize out of air sira kubwiraga cheka wumva karabaye iyo ni ya Sadunda se
Jena namwe kuva karema kuvejo nkimara kubibona telefone yayikuyeho uvuga igifaransa ninde ni gutya baba bakubwiye ngo nimero hamagara ngo ntago bahari ntago iri imbere mu gihugu kamamagare Kayuzi numve ngo ntago baboneka kanze mpamagare Kayuzi numve nkatatse ibyo nakubwiraga ko yino nzu nta muntu ntago wakomanga gutya bari abantu bari gufurira barafise bora n'abaturanyi ba sori numve Kayuzi ntago wabona alo mwaramutse neza Mwaramutse uravugana na Nyashya Marita hirya ni byiza mwebwe se amakuru y'iminsi turashima Imana kapita Paul kapita ndiyo mwendo tu ndumva umeze neza uri mu kwabuki ari kuvuga neza tumeze fresh umuntu uri mu kwabuki wese abavuga neza nkawe Imana ubungu mw'iminsi yavuye mu bibada kubera ko nigitegereje akabariro nyine kugira ngo bikunde nanjye zibaruka kana nk'umukobwa niyo mpamvu mbameze neza ono urashaka gutera Sadundinda aziye kumutera n'inda uriya muginga ko yabaye umusazi se sawa ubundi simamagariye ikimani ko mba mbona ntari mutera undi se amufata ko mbona nawe ari ikirumira habiri Siko amagambo tangiye kuvuga ko numva atandukanye n'ibyo ngiye nari niteze ngiye nari ngeze mu rugo sibyo mirabera ari umugore wese mwakoze ubukwe ngiye nari ngeje mu rugo kugira ngo nze tuganire nje mu mahoro uravugana ubundi uravuga umamagaye uzi neza buyagije hoya ntago mbizi ngiye nari nje nuko ngeze mu rugo ngakomanga ngasanga nta muntu wari na nimero ye nayihamagara bakajya bambwira ngo uje gukomanga kwane iwawe iwanjye se ntabwo wagira izina kwande nyine hano kwa Kayuzi kwa Shitani Kayuzi umugabo wa Sadunda mwamaze kumenya ko ari umugore wanjye nose simwakoze ubukwe birori nitwabibonye arasezeranye ahubwo mwagiye muri honeymoon mwagiye Miami mwagiye Zanzibar muri Rubavu muri ibijyanye na Sadunda nakasa mutwe kumva nose nanjye ubwanjye harumenya baramurozi yarasaze none se ntago uri hafi hase ngo uze mu rugo tuganire ye ntago ubungubu wapfa kumbona kubera ko yewe ibya Sadunda ni mukabimbyi mbaze kuko nanjye ibintu binesha umuturi sande none twari turi mu rugo atangira kumenagura ibintu byombi mu rugo kumva nta kintu na kimwe yigeze ajyana uko twakaje niko yagiye none se ushatse kuvuga ko mutakiri kumwe se sinakubwiye ngo uriya mugabo araroze uriya mugore nakubwiye ngo Sadunda araroze ugenda kubeshya ahari wagira ngo yarozwe na Marene kumva wagira ngo buriya bukwe wagira ngo bwari bwatashwe n'abadayimoni kubera ko ibaze umuntu wapfise avuga ngo agiye muri Amerika nanjye kubera icyo gihe iryo joro bukeye bwose nigeze nongera kumubona yamenye amateleviziyo amena ibintu byose ibikombe amena utubati amena amaradiyo amena smartphone ibintu byose arajagarika nakubwira rero ngo ujyanye na Sadunda biri amahoro kubera none se reka nkubaze akubukwe bwanyu ubu yaragiye ntawe uhari ntago muri kumwe ntago turi kumwe rwose sinzi aho kumuzambariza ahantu yagiye ngewe turabigenza gute ntago nakubesha ngo nzahaje kubera ko nandi bwanjye nararangishije ngiye ku mateleviziyo njya no ku maradiyo ahantu hose njya ku binyamakuru kugira ngo baturagiraho umuntu yagiye ariko naramubuze nimba baramuroze kabisa akanya mukoze ubukwe se nta n'iminsi ngayiciyemo nta n'ukwezi nta babaye tumuhombe uvuga ngo nta n'icyumweru kirimo nta n'icyumweru kirimo abantu bose yagiragaho yabiyenzagaho abantu ngo bataho ubukwe ngo nta ntwererano bazanye kumva kandi njye nishagiraga papa nishagiraga ndetse na gikotori nishagiraga ndetse n'utuntu two kwinywera kumva nta kintu kimwe bigeze bazana papa na gikotori mwarabibuze ahubwo se njye nakibaza mwagiye gupanga ubukwe gute babasezeranyije gute kari ibintu byaje bitunguranye ubundi biriya bintu hari umugisha byari bifite inkuru irashyushye mu nyanja mani ubukwe bwacu mani nabonye bwarabereye mu kiyaga hagati rwose inkuru irashyushye kanicanye ukuri kw'Imana rwose twari dufite buri kimwe amafi ibyo kunywa bihagije kumva ariko twagiye tubona abantu barahuruye kumva
hirya no hino abanyamakuru ndetse wagira ngo hari umuntu wayibabwiye kandi twebwe ubukwe bwacu bwari buri private uri kumva twaremeye tujya no gukodesha ubwato bwa zahabu ariko niba barabumurogeyemo nimba baramuhaye inzarati niba baramusinzi kabisa ibya Sadunda yanjye byaranyobeye. Aka kanya mwari mumenyanye ko twebwe twaherukaga mubana nk'abavandimwe avuga ngo ari kugucumbikira kumbe hari harimo akantu k'akagobeko kuko muri no mu rukundo wari mu ngena nasanze barufite kuko hari ibintu nagomba kuvugana nawe kuri telefone urukumva kuko umwana wanjye na Sadunda ntabwo kureba menya ko ubwo bukwe gusa bwapfuye bari buri mu burozi ntabwo nakoresha none kugeza amaginga ya ngaho icyo watubwira ni iki ko ngeze hano mu rugo nanarunguruka mu nzu nkaba mbona nta kintu na kimwe kirimo nta kirimo narebye ntabwo mukiri kumwe ese wabuze ahantu nta dusobanure tuzamenya aho tumushakira kugira ngo ngewe n'icyo bijya nsanga mu buriri umuntu yamenaguye ibintu mu nzu iwanjye nta kintu na kimwe kizima yasigiye kumva ni ku ijoro ry'ubukwe se uwo munsi bugica rwose tukigera mu rugo yatangiye kwibaraguzwa nk'umuntu wanyoye urumogi kumva nimba ari ibitsina by'abagabo byamusazike yahuye nabyo tutarahura ngiye byaranyobeye none se yakubwiye ko unyirizina ntabwo umuntu yava mu rugo atakubwiye ahantu agiye yakubwira aho agiye ahubwo aririmbye urwabonye nka Innocent bose baririmbye urwabonye numvaga bivuga nijoro nkagira ngo ni inzozi nkajya muri Amerika rwose aho bukera akajya kubwira ko ari bujye muri Amerika ubwo rero niba yagiye muri Amerika niba yaragiye muri Zimbabwe niba yaragiye muri Kenya niba yaragiye simbizi ariko si umuntu asazasarira mu bindi nawe wahise wimuka asanga ko tutakubona yewe tuvugana nagize ubwoba ndahunga niyo mpamvu mu rugo mutigeze muhambona Hose wari uhungishijwe n'iki nimba umuntu yaragiye akagenda ku bushake bwe wewe wajyanywe n'iki kimwaro wari ufite cyo kuvuga ngo ngenda ngo yakoze ubukore nabuze umugore none ngo wapuvuze umugore n'iki ahita yiruka yakozwe n'isoni hanze ko tumba munyuzamo ijisho yewe umuntu atagira igisebo ndetse nagumva ko ari ibirusi baramuroze riguriya mu rumana ndetse umuntu yakwifata akagenda atanasezeye ukumva undi ko genda muhagadike rwose namuhazaga namunyuraga ukumva wavuga ko yahungishijwe n'iki gihe nanjye n'ibintu nibaza ukumva ariko hagati aho ngaho gihe ntago cyangwa sha hari ibintu mwapfuye hari bitaragenze neza mu mabanga y'abashakanye ngo yashaka kumutera kandi ntaje ngo gikotore nayo babatwereye inda yo muri gikotori uko twavuye mu kwe tumeze neza twariye amafi ndetse tukajya buri kimwe cyose tukanywa buri kimwe cyose tumeze neza ukumva hari wasanga ari Marene we wamuroze kabisa nakoresha Marene we bari bafite na ba Marene rero ngewe nimba wazanyemerera tugahura tukaganira neza ukambwira ukuntu byagenze ukamaba muzini muzingo n'urugira ikatuma afata umwanzuro haruye bafite niba ko banamuroze ewana kurangiye kumva yazindutse agaturutura ijoro rwose nk'umurozi nk'umupfumu ewana ntabwo wamenya rwose ibyiwe ubwo nabonaga ari atazi none se mukiva mu rugo mugeze mukiva mu bukwe sinakubwiye mugeze mu rugo sinakubwiye wabonaga nyine ari umuntu kwishimiye nk'umuntu mwakoshishano maze gukuramo ivara amaze gukuramo ivara n'agatimba yishimira iki ko twageze mu buriri akarera umugongo reka da wahura n'iki wa mugabo wuzi ibibazo mfite nese ubona umugongo singira ngo niwo muheraho keneze ko umugongo ari umanukira umugongo kubera ko burya iyo tugeze mu buriri abagomba kwagitinga nk'umugore kandi washakaga akabuno akaryama nk'uko abagore baryama yamuteye umugongo kandi ashaka amutera akabuno ase reka nkubaze niko ukoze ubukwe umugore aragucitse aragiye ntunashyizeho wenda kampeni yo kumuhiga nawe ubonye nta yandi mahitamo ngo uratorotse watorotse utinye iki niki watinyaga cyatumye ucika wazamutwere ko ntabwo nigeze nizera ko Sadunda ntabwo yigeze abyambara ukanye nta bitagenze neza byibuze ngo nani n'ibishengano z'urugo rukumva ari ukumunogereza rwose nkamukwaya nkamukuya byose byose birimo urumva ni ukuvuga ngo njye ubwanjye amabizu menshi cyane kumwitaho urumva
ntabwo nananiwe inshingano z'urubuga ahubwo iki kibazo mfite nagiye no kwinyuma kundi rangisha ndaheba giye nageze ubwoba nanjye ndahunga cyangwa hari wasanga shayi ifite ikindi kigabo yisangiye byashoboka uri feka kabati amutwereye amafi kanishakira ikindi kigabo kimeze umugabo ngo ashaka amutwerera papa undi amutwerera amafi yewe arabizi ko bampanuye akabuno twabanyabizi arabizi ko banciye amafiriyeri arabizi rwose ko bamenye umwoyo rwose n'ugusura ufasheho naho rero imigaruka zose naba nagize turi kumwe yari guhita mu kuzihanganira ntago namenye icyatumye ahunga cyangwa agenda warye ntabwo nabifashe nka ruburuzi muri make ubu ngubu igihari nuko Sadunda mutari kumwe ntago turi kumwe cyane bya bindi byanyu nshaka byo kujijisha kugira ngo umuntu atazamenya naho byahereye n'ibiki mukaba mwibereye nka za Miami cyangwa mwibereye iyo za Zanzibar muri kukibwamo barimo batujijisha nese ko bakurangiye mu rugo ko waje bigeze wamwe nazanye na mama bapampe uko mwabona kamera ma uhagaragaze ndabona nta n'umuntu heruka minza burya Sadunda agira pampe ubundi wewe yaje ashakika unga yewe niwe waje kwanyereka aho mwari ese ubushize ntago naje kubasura muri kumwe gihe mwampondaguraga none se ubundi wowe tugendaho nkande hari impano ya papa warutuzaniye wewe hari kodori watuzaniye narenje gutwikura tuje gutwi nase umuntu yarongo yatinganye narenje gutwikura nzanye kotori nimukazajya munteresa ijya Sadunda ntabyo nzi kumva sinzi ukuntu yahukanye sinzi uburyo kiyahunze sinzi kandi we mwabanaga mu nzu uko byumvikana ko mutagize n'ikibazo abantu mwari mukoze ubukwe umuntu akagenda akaba utazahanari ikibazo cyose yagira ndatekereza ko ari we wakiryozwa ntago ari nge wakiryoza kubera ko ntago ari ndi muragira kandi ngewe ntago ndumva tangiye kumuhakana narabasanganye ntago mubwira gutyo se nuko uyu muntu mutari kumwe ntago muri kumwe nyene aba yagiye ukarubanda abantu bareba sibyo kandi nta bantu begeze babona asohoka mu nzu agiye ngo ni ninjoro wamwumvishe kumva abantu bari dukora ubwo bukwe banaje nibo bantangira ubuhamya ko batandukanye gukora ubukwe none se abantu bose baje mu bukwe baraguherekeje bakugeza mu rugo rwa mu buriri arabaze se twagera imodoka ari rumva twabura umuntu duherekeje none se uko bivugwa uko amye gutora ugusurira se ni gute batazango babutore nimba barabutoye ariko ntago baharaye kandi umuntu yagiye mu rukerera bararaye inyuma y'inzu ku idirishya nimba bararaye inyuma y'inzu ku idirishya yasohotse bamubona se agenda bamureba uko byagenda kose nta umenya aho ugirageze kandi ikindi nta nubwo wabura umuntu ukubona ukumva sawa akimara kugenda hari abantu wegeze umenyesha ko Sadunda agiye narabimenyesheje ibinyamakuru byinshi cyane kabisa amateleviziyo yose ndetse n'amaradiyo arabizi kumva ko niba mumbonera rwose bazamungirira akagaruka mu rugo ndabara agisohoka mu nzu agisohoka ibyo kuba yaragiye ubwo ngubwo kwaba ari ukumurangisha bariya se hari ubwo babwira mudugudu agisohoka mu nzu hari ubwo bajya biyereka mudugudu byibuze na randi rodi wahangaha wegeze umubwira ko umuntu agiye mwari muri kumwe yabwo nabyo ndamubaza ati nta muntu wamboneye twari turi kumwe noneho yagiye ugisinziriye wowe giye no kuvuga ngo ngewe nari yagiye nsinziriye randi rodi nta kuntu ntabimubwira none kabuno kari kamuteye ibitotsi urumva wumva n'iki kubimubaza ngewe rero ubwo nibiba ngombwa bigakunda wenda tuzahuza nuvamo ubwo buvumo bwawe wihishemo tuvugane tuganire uduhereze amakuru imbone ku mbone tunarebana ariko urumva musaze nitwaje papa na gikotori kubera ko baba barampanuye akabuno banciye amafiriyeri niyo mpamvu ugiye rwose mugomba no kundinda mukamba hafi sawa sigara wikuruza nk'imbwa y'ingande nk'abantu mwe rero ubu se twakora iki sibyo kwitahira njye narinje kugira ngo menye amakuru neza ibyo nabonye nimba ari ibyo cyangwa ari amafilime bakinaga ariko urumva direct turabigenza gute se nukwitahira no se wakora iki nje bibe ibintu bya Sadunda nta numwanya ngiyewe nta Sadunda aza muzima none nka numva biri kurushaho gende kwibaza uziko biri kurushaho mwana kuba bibi noneho n'umugabo murushatse ngo batingane nawe aramucitse amaze guta ngo ataye urugo ruzima ataye urw'ubutinganyi noneho harabuze ni urugo rumwe satani ingeshatu mu mwaka na cya kindi cyamuroze
ingeshatu mu mwaka ndwa ngo bamuroze uruzerero ruraba ari uruzerero kubitamo ukaje ariko wa muganga yarabivuze avuga turi yazazerera zohoha amere nk'imbwa y'Inyagasozi rero bino ntago byantumba ariko kuvuga Amerika zabagiye n'amaguru ko nta kintu mva je narinje kugira ngo ndebe mbone gihamya kibyabaye nimba ari byo mbaganirize ibibaye murabyumvisha ubita Satunda adakojeje isoni Simon bandindire bandebera ijisho ry'ubugwa neza bamera niba dufashe kureba niba mubona bazatubwira uzamubona azandabure azatuhamagara nuko tugende tumushake nyandabiza abantu baragukunda niba mubona bazaguhamagara bati arana niba ari muri Amerika bari kuvuga naho hari abanyarwanda bamuzi wasanga bura yabengutswe n'ikindi kigabo kikamukubita kamesaje wasanga yagiye kurebaho niko basariye bitadu biga uruzerero rwiwe bigahita bihaniramo Simon bamera umugisha tukomeze dusakije n'inkoni zabo nkubiswe no nagaruka n'ubundi tuzakomeza reka dutahe bwo nyine nta kundi sawa tuzakomeza Imana ibane namwe